gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Pastor twongeye kubakira kuri gusenga everyday nkuko bisanzwe ni muri za nyigisho za eschatology, kugaruka kwa Yesu. Ndumva twatangiye ibihe inyigisho 13 zijyanye na eschatology. Ndumva twongeye kukwakira kugira ngo wongere kutugeza inyigisho ya kane gushize twa twize numva ari ku byumweru 70 nibyo ari wadusobanuriye. None twongeye kuguha ikaze rero kugira ngo wongere uduhereze ibyo waduhishiye ku nyigisho ya kane. Karibu. Tugiye kubanza gusoma ijambo ry'Imana ryanditswe muri Matayo 24. Turasoma umurongo wa mbere turageza ku murongo waho wa 10. Ndababwira ibikurikiraho. Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa we baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati, ntimureba ibi byose? Ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse kurindi ritajugunye hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye, baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari? N'ikimenyetso kuza kwawe n'ikimperuka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanje bati niye Kristo. Bazabya benshi, muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishanga rizatera irindi shanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hazabaho inzara n'ibishitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanje. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane. Tugarukira aho ngaho. Turi mu cyigisho cacu kitubwira kugaruka kwa Yesu cyangwa ibihe bya nyuma. Bamwe bavuga kugaruka kwa Yesu, abandi bakavuga ibihe bya nyuma, abandi bakavuga ibihe by'imperuka. Buri wese avuga uko ashaka, ariko nkuko twavuze ingingo 13 zigize kino cyigisho cacu cyo kugaruka kwa Yesu, twatangiriye ku ngingo ya mbere yatubwiraga ibihe 7 Imana yageneye isi. Igice cya kabiri ariyo ngingo twita ya kabiri, twaganiriye aho ijuru riba. Kenshi turavuga ngo tuzaja mu ijuru, ariko abantu batazi icyerekezo. Niho twaganire tutese ribahe, tuzagana iburengerazuba, iburengerazuba, amajyaruguru, amajyepfo. Twarabiganiriye cyane mu buryo bwimbitse. Ingingo ya gatatu twaganire ku byumweru 70 bitangirira ku isezerano ryo kuba ku rusengero rw'i Yerusalemu kugeza ku mperuka y'isi. Ubwo none rero hano igice cya kane tugiye kuganira ku bimenyetso. Pastor none ntakurogoye, reka nkuko dusanzwe dutangira ibindi biganiro byose dusenga, reka twiragize Imana n'abantu bazakurikirana iki kiganiro, ubundi duhite dukomereza udusobanurira. Imana data wa twese uri mu ijuru, turi imbere yawe aka kanya. Wahamagawe nawe kugira ngo dusangire ibyo kurya byera na bagenzi bacu batwumva bari hirya no hino mu mahanga atandukanye, mu bihugu bitandukanye, mu turere dutandukanye, kugira ngo dusangire ijambo ryawe. Ko ne waduha amasezerano ngo abana b'abantu ntago batungwa n'imitsima gusa, ngo ahubwo batungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Hano turi imbere yawe kuko wabyemeye, kandi watugiriye ubuntu ko si benshi babona uyu mwanya mwiza wo kurya ijambo ryawe. Ariko ndakwinginze kugira ngo ube hafi yacu, udusangize twese aho turi, kandi ufite ubushobozi. Turakwizeye ko kugeza ijambo ryawe hirya no hino, n'abadashaka kuryumva hirya no hino, Mana wahindura imitima yabo rikabageraho, kugira ngo Nyagasani mu gihe cyo kwiga ibimenyetso byo kugaruka kwawe, benshi barushaho gukangukira kugutegereza, kandi barushaho kwiyeza uko bukeye n'uko bwije, kugira ngo nugaruka mu bwiza bwawe uzasange bose biteguye kugusanganira. Urakoze kuratangirana natwe ugasozanya natwe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Ni karibu none. Ibimenyetso, iryo jambo ndabanza gusobanura ibimenyetso. Si ibimenyetso ni iki?
kuko Bibiliya ikinyarwanda gikoresha ibimenyetso ariko izindi ndimi zikagaragaza ko hari ibimenyetso bitandukanye. Hariya dusomye mu Byahishuwe ibice 5 umurongo wa mbere tugeza kwa kabiri haravuga ngo mboni yicaye kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw'iburyo gifatanishije ibimenyetso 7 by'ubushishi, mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ngo hariya tubonye igitabo gifatanishije ibimenyetso 7 by'ubushishi. Ariko hano abigishwa baje Yesu ngo tubwire ni bimenyetso ki, kuko hari ibimenyetso kwa kiriya gitabo hakaba n'ibimenyetso biranga kugaruka kwa Yesu. Ubwo ni ukuvuga ngo mu gifaransa hari sinye hakaba na kashe cyangwa icyo bita so cyangwa seal mu cyongereza nuvuga ngo hari sinye signs hakaba na seals, nuvuga ngo hari kashe batera ku rupapuro rw'icyemezo bakacita ikimenyetso. Nshaka kubabwira rero ko ibimenyetso bifatanyishije cya gitabo atari bino bimenyetso tugiye kuganira. Bira bimenyetso ijambo ry'Imana rivuga ngo iyicaye kuri ya ntebe yari ifite igitabo mu kuboko kw'iburyo gifatanishije ibimenyetso ni kashe. Ntago uko cyari gifunitse, ni kashe bese ni so cyari giteyeho kashe. No hano ni ibiza cyangwa makuru cyangwa amateka aranga kugaruka kwa Yesu. Iki cyaba abantu barwana ukabimenya uti iki kigiye kugaragaza ibi. Haba inzara abantu bakavuga ati biragaragaye. Ubwo rero inzara ihindutse ikimenyetso ariko na kashe ari ikimenyetso, biratandukanye. Ikinyarwanda rero gifite amagambo make cyane ariko cyane. Ibimenyetso biranga kugaruka kwa Yesu rero, urusengero rwubatswe na Herode, ijambo ry'Imana muri Yohana ibice 2:19 kugeza 20 rwubatswe imyaka 46. Yesu rero ari kumwe n'abigishwa baramubwira bati buretse tukwereke urusengero. Hano avuga ngo Yesu arasohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka. Abigishwa bashaka kumwereka kuko bari bazi amateka y'urusengero. Ariko kuko Yesu yarebaga ibizaba, aravuga ati muranyeretse, bati turakweretse. Bamwereka fondation n'imfatiro z'urusengero n'inkingi zose. Bamaze kumwereka mu buryo kugira ngo yishime, avuga ati mwarakoze mwubatse urusengero rw'Imana. Ahubwo arababwira ati bimwongeretse byose ndabibonye, ariko mu gihe gito nta buye rizasigara rigeretse kurindi. Nuvuga ngo yarebaga ukuntu abaroma bazarusenya bagakuramo n'amabuye yose. Uko abisilamu bari gushiraho umusigiti nta buye ryari rikiri ku marembo ya Yerusalemu. Baracukuye n'umujinya mwinshi mu gihe cya Kaisari Titus, baracukura bakura ibuye ryose bageze ikuzimu. Bare baracukuye cyane bageza hasi cyane. Hariya mu mateka ya Talimude bavuga ko bari bagize metero 6 uvuye ku butaka bagatangira amabuye kugira ngo rukomere. Titus yarategetse ngo aho ibuye rigarukiye hose bayikuremo. Yesu kuko yabirebaga abigishwa bihimbaza, na n'uyu munsi usanga hari abakristo babaye abayobe, usanga batumva iby'Imana, batumva ibyo kugaruka kwa Yesu. Wamubwira uti amakuru ki? Ati amakuru ki? Uzaze twere ku rusengero. Ntaho urusengero ruhuriye n'ubugingo, ntaho urusengero ruhuriye n'ubugingo. Urerekana urusengero rw'amabuye si ko Yesu yaje gukiza imitima, yaje gukiza amatafari. Abasengera hanze se ntabwo bazaraga ubugingo buhoraho? Iyo ni inzu twugamamo tukayicaramo tukayakiriramwe abantu tukayishiramwe inzego, ariko ntayihuriye n'ubugingo cyane. Yesu rero kuko yaje gukiza imitima yabonaga ko bari kumwereka ibitagira akamaro. Hayati mu gihe giti ibingibi imitima yanyu izahora izasigara, ariko ibiza nta buye rizasigara rigeretse kuri. Noneho hano babereka ibimenyetso bavuga ngo ikimenyetso kizabanza kugaragara hazakunda kuba intambara, ariko kandi nubwo intambara zizaba hazaba impuha z'intambara. Bavuge ngo ahantu barwanye batanarwanye babyita impuha. Bango bakabati barwanye batanarwanye, ariko intambara zizabaho, ariko zizaba atari nyinshi nk'abavuga intambara kuko babyishimira. Abantu benshi ntabwo bishimira kuvuga iby'Imana. Abantu benshi Yesu yabonaga ko bishimira kuvuga iby'intambara ahubwo.
iyo umuntu avuze ubutumwa ahagaze kuri rompwe ntabwo abantu bahagarara oya abantu bahagarara iyo hari abaharwaniye icyo gihe n'imodoka zigenda zibanza guhagarara ikibazo cyabara gukemuka bakabona gukomeza ariko nta bantu bahagarara kuko umuntu yavuze ubutumwa nizo mpamvu ibyiza ntabwo abantu babiha agaciro ngo babihe umwanya ariko Yesu aravuga ngo hazaba intambara kuko yari azi ko abantu bakunze kumviriza ibyabaye ati hazaba n'impuha z'intambara hirya no hino kandi noneho rero ijambo ry'Imana riravuga ngo abiyita Kristo baziyongera nuvuga ngo abantu bazava kuri Yesu bavuge ngo nibo Yesu ngo utabemera cyangwa ngo yemere ibyabo ntabwo azaba yemewe ngo azabone ubugingo buhoraho ni ukuvuga ngo hari abo bita refondateri aho twavuga nk'amadini kuko amadini yo ntiyemera Yesu yarangije guhitamo amadini ntabwo yemera Yesu amadini ntabwo yemera Yesu amadini abisilamu abayuda abazoroastrianism abahinduism ababuda abo bose ari amatorero menshi yo muri Aziya ni amadini ntabwo ari amadini atemera ntabwo yemera Yesu aho ntiwakwirwa nabivuga kuko bahisemo ariko abemera Yesu nico kibazo gihari kuko bamwemera ariko bakawugira bakishakira undi muhuza w'Imana n'abantu bakaba bati tudafite uyu ni umuhanuzi pe tutamufite hari ikidini ryadutse ryitwa ry'abadventiste rikagira umuhanuzi witwaga William Mbirere yari yarangije no kuvuga igihe cyo kugaruka kwa Yesu yakivuze neza barategereza 1843 barategereza ariko umwaka ugeze Yesu ntiyaza ariko bari baramufashe nk'umuhuza w'Imana n'abantu hari witwa Kadima wo muri Kongo avuga ko ari we muhanuzi wa nyuma hari uwitwa Muni yaherutse gupfa mu minsi yashize bavugaga ko ari we Adamu wa gatatu abo rero bazaba benshi kuko amadini azaba benshi abantu bazatangiza amadini aribo biyita Kristo muri ayo madini kuko benshi kuri 24 ibice 24 haravuga ngo abahanuzi n'abiyita Kristo bazagwira bazakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza none ijya bitangaza abantu bituma abantu badashobora gushishoza ngo bagere ubwo bayobya n'intore niba bishoboka Pastor maze dusobanura ahantu neza no kuvuga niba numva neza niba mvuga ngo ngewe sibyo ndi umurokore wo muri ADPR ngewe ndi umurokore wenda tuvuge ndi wo kwa Gitwaza ubwo kwiyitirira Kristo nibyo ngibyo bizaba byahindutse kuba mvuga ngo ngewe ndi wo kwa Masasu ngewe ndi wo kwa Kanaka Paulo yarabivuze hano mu Korinto ba mbere igice cya mbere cyose avuga amacakubiri mu itorero aravuga ati bamwe baravuga ngo nje ndi wa Paulo abandi bakavuga ati nje ndi wa Kefa abandi bakavuga ati nje ndi wa Apollo akababaza ngo mbese muri Paulo nimwe mwabatirijwe cyangwa muri Kefa nimwe mwabatirijwe cyangwa muri Apollo nimwe mwabatirijwe tuzi ko dufite Kristo umwe ariko bamwe barangije kuvuga ngo nje ndi wa Paulo nje ndi wa Kefa nje ndi wa Apollo nje ndi wa Kristo nukuvuga ngo iyo barangije kuvuga ngo nje ndi wa Paulo ico Paulo yangaga nuko babaga bamusimbuje Kristo none Paulo avatese muri Kristo nimwe mwabatirijwe twese twabatirijwe mu izina rimwe abazasimbura Kristo rero muri ico gihe cy'impero kizabiranga watangije itorero aziyita ko ari we Kristo waryo Pastor natiyita abantu bakaba rero bamwita bavuga bati ngewe ndi wo kwa Masasu ubwo Masasu hari ikibazo azaba yigishije nabi azaba yarabigishije nabi yarabigishije icubahiro cye kupita kubigisha Kristo kuko umuntu wese wemeye Kristo nk'umwami n'umucunguzi ahamya ko yemera Kristo ndahamya ko yemera Masasu ndahamya ko yemera Gitwaza asengera kwa Gitwaza n'itorero rise ahubwo bari bakwiye no kurekana ayo mazina y'abantu bakaba aho kugira ngo izina ryabo rimenyekane hakamenyekana irya Kristo bati nsengera mu itorero rya Kristo rikorera mu Gatenga nsengera mu itorero rya Kristo rikorera Ikagarama nsengera mu itorero rya Kristo rikorera Igoma nabiriya byo kuba ngo nsengera muri Sepake muri ADPR muri Methodiste nabyo ntabwo Imana ibyishimira Imana yishimira ko bavuga ngo nsengera mu itorero rya Kristo riri Kagarama nsengera mu itorero rya Kristo riri Buganda nsengera mu itorero rya Kristo riri Tanzania nsengera mu itorero rya Kristo akabumwe nk'ahariwe nk'umutwe w'itorero ryose ku isi
kuko abizera Kristo ku isi nibo babumbye umubumbe witwa itorero. Noneho rero abantu ntabwo bazishimira ibyo, bazishimira ko bavuga amazina yabo. Bavuye ngo ninje waritangije, ninje mukuru waryo, ntahari ntibabaho. Noneho bazita Kristo kuko bazaja mu mwanya wa Kristo bakabatamye mu cimbo ca Kristo mu buryo noneho bwo gucungura, kandi nta wabambwe uretse Kristo ni wapfiriye itorero. Nta wundi wabambiwe itorero kereka Kristo. Nizo mpamvu ari umutwe w'itorero, abandi bose bamwizeye baba bayobozi bakaba ingingo z'umubiri wa Kristo Yesu. Nukuvuga ngo twese twari dukwiriye kwemera Kristo nkari we wenyine, ariko ico gihe bizabiranga abantu bazashira amazina y'abantu hejuru. Kuko Muni wiyita Adamu wa gatatu avuga ko Adamu wa mbere ari Adamu ngobyi ya Edeni, nibyo. Adamu wa kabiri ni Yesu, nibyo. Ariko avuga ko we aje ari Adamu wa gatatu, we n'umugore we hane hakija Eva wa gatatu, ngo kuko Adamu wa kabiri ngo yatsinzwe. Urumva ashaka kugira ngo asimbure Adamu wa kabiri ari Kristo. Harya Muni ubwo nubahe? No muri Koreya. Ni watangije idini rya abunzu bumwe, abakristo bunzu bumwe ku isi. Église de l'unification du christianisme mondial, no kuvuga ngo Kristo bunzu bumwe bwo ku isi, ngo ashaka kugira ngo itorero rizabe rimwe. Ariko ari we mukuru waryo. Ntabwo nagiye kuvuga ntiyarabisobanuye neza, ariko noneho niba ari we mukuru waryo byari rikwiriye kuba rimwe nk'uko twavugaga. Ariko kuvuga ngo abari uribera mukuru kuko arangije kwita Adamu wa gatatu, avuga ko aje noneho gusimbura Adamu wa kabiri utarashohoje intego, utararangije intego. Akabisa avuga ati nizo mpamvu ibyago biba nuko agakiza bitabashe gushoboka. None nje ndi Adamu wa gatatu, none nje gusimbura Adamu wa kabiri. Abantu bita nkabo nabita Kristo bizaranga igihe cy'imperuka. Abantu nkabo rero ngo bazaba benshi, ni ikimenyetso gikomeye cyane. Bazaba benshi abita Kristo, bazakora ibitangaza. Ibitangaza byo ntabwo ari ngombwa w'umukristo kugira ngo ukore igitangaza. Oya, ibitangaza biba no kubatuma na Satani akora ibitangaza cyane. Imana ibwira Mose na Aroni ngo bajugunye inkoni imbere ya Farawo hinduka inzoka. Farawo byaramworoheye cyane nawe kurema igitangaza. Ibitangaza nk'ibyo rero ntabwo ari iby'abakristo gusa, n'abakoreshwa na Satani bakora ibitangaza nk'ibyo. Ibyo rero ntacyo kimenyesha kugaragaza ko yari umukristo. Abo bazita Kristo rero bazaba kwabaza kugira ngo bayobye abantu benshi, bazayobya benshi. Ijambo ry'Imana iko rivuga bazakora ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo abantu baberebeho, ahubwo ab'Imana baburi bitangaza. None abatarabi Imana babibone, abantu bave kub'Imana baje kuri bya bitangaza bya Satani, kugira ngo abantu bazafata ibitangaza nk'akamenyero yuko nta bitangaza bihari. Na n'uyu munsi usanga abatorero menshi yemera abakora ibitangaza, kandi muri Nigeria bagurisha impigi zikoresha ibitangaza, bagurisha impigi zitanga umwuka wera, akayikenyereraho. Yamara kwikenyera akabwiriza igiterane cyuzuye stade ya Nyamirambo ari umwe atagira mikoro, kandi bikabageraho akoreshejwe n'impigi akenyereyeho. Ibyo bintu bibaho bazigura muri Nigeria. Noneho rero ayo mateka arazwi, abantu nkabo baziyongera. Nakora ibitangaza bazava kuri Yesu bamujeho bibwira ngo niwe Kristo. Ariko noneho rero ngo bazayobya benshi, kandi ngo bizamuke bigere no ku ntore niba bishoboka. Intore niba abandi banyine batoranijwe guhagarara imirimo mu itorero. Bazayobya abakristo babayoboke, ariko bagire no muri nyobozi nazo zisenyuke ziyobe. None rero ijambo ry'Imana rivuga ko abakristo b'ukuri bazangwa, abukuri ariko bazangwa, bazatotezwa. None kuko batakurikije isezerano Yesu yabasigiye muri Matayo 5:11 havuga ngo nibabatoteza bakababeshera ibibi byinshi babampora muzanezerwe, kuko niko bagenje n'abahanuzi ba mbere. Ntabwo abantu bazarinda iryo jambo, ahubwo bazabona batotejwe ibibwire kwenda bari mu buyobe. Bamwe none batangire no kumvikana n'ababatoteza kugira ngo akarengane gahagarare. Ariko ijambo ry'Imana avuga ngo abavuga ukuri bose bazatotezwa, nibamara gutotezwa ndetse bamwe bave mu byizerwa, nibamara kuva mu byizerwa batangira ubwabo bangane. Ibi intandaro yo gutsindwa, kuko iyo abantu basengera hamwe barangije kwangana iba bibaye intandaro yo gutsindwa.
batagishira hamwe. Ariko noneho ibimenyetso bitumariye iki? Nukugira ngo tuje turareba ngo ese iki kimenyetso carabonetse twumvise intambara, twumvise inzara n'ibintu bidasigara, twumvise kwangana kw'abantu. Ariko turebye hano muri Timoteyo wa kabiri ibice ni 3. Timoteyo wa kabiri ibice 3 umurongo waho wa mbere, twumva ibindi bizagaragara. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birusha irahije guhenda kw'ibintu ibihe birusha, kuko abantu bazaba bikunda. Daboro ni ikibazo, bakunda amafaranga, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakundana babo, batuzura, babesherana, batirinda, bagira urugomo, bakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo uje ubatera umugongo. Ibi bizaranga abantu bazakunda amafaranga, birahari cyane. Abantu bazemera kurenganya nabo bagira ico bapfana. Abantu bazatera imbere bagira ubushobozi bibagirwaho bagira ico bapfana. Ngira ngo nibyo bihari. Abantu bavukana umwe azabinyamirambo undi abikanombe bamara imyaka 10 batabonanye. Ibyo nibyo bisohoye cyane. Nta uzemera bazaja bagerayo bagiye kumushingura no mwitorero ry'Imana. Umuntu arwara amezi 3 nta mukristo umugezeho, wenda niba ari abakristo 700 basengana cyangwa 1000, hakagerayo 3 gusa mu byumweru 3, umunsi wo gushingura umunsi umwe bakaza ari 1000. Nubango bazaba badakundana, bazaba badakunda babo, ahubwo bazakunda amafaranga, bazaba ari intashima, bazaba ari abakunda impiya nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ariko kuko bazaba batuzura, badakundana babo, bikakaza, birarira, bizatuma nta uzirikana mugenzi we. Kandi ngo twabibonye itoro ryari kwiye kuba kingingo z'umubiri wa Kristo, koko buri wese akabura urugingo rwa mugenzi we akababazwa n'ibyamubayeho. Ariko ngo ikizabiranga n'abasengana baririmbana ntabwo bazakundana. N'abavuga butumwa bavuga ubutumwa bombi ntibazakunda, n'abapasteri ntibazakundana ubwabo, kandi bakora umurimo usa bakagombye kuzuzanya bakungurana. Ariko ngo ikizabiranga ko Yesu agiye kugaruka nabo ntibazakundana, kuko niba imyuka mibi y'abantikristo zazamukikingira no muri nyobozi, biragaragara ko n'abapasteri batazumvikana. Kandi biragaragara bizagera igihe umupasteri adashaka no kuganira n'undi, adashaka kumva ibya mugenzi we. Nukuvuga ngo nicyo kizaranga bati ibimenyetso Yesu agiye kugaruka. Ariko kuko hari ibimenyetso byanditswe muri biya bigomba kugaragara, tukareba ngo iki kirabonetse, iki ntikibonetse, iki kirabonetse, iki ntikibonetse, hari ibitaraboneka. Noneho rero ntabwo twakwita cyane ku byabonetse kuko byaduhitanye cyangwa bikatunyuraho, ahubwo twakwita cyane ku bitaraboneka kugira ngo tubone uko ducunga neza tugegere kuri kalendari yatanzwe na. Ahubwo se pastor noneho watunyuriye muri ibyo bitaraboneka, ngiye numvaga hari nkaho hafi ya byose byabonetse. Oya ntibiraboneka. Hari umurongo wa 14 aratubwira ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bibe ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ku isi. Ngo ubutumwa bwiza buzagera mu nguni zose z'isi. Icyo kimenyetso ntikiraba, hari aho butaragera. Hari aho butaragera nko mu bihugu by'Abarabu, nko mu bihugu by'Abahindi, nko mu bihugu by'Ababuda. Ibyo bihugu nabyo ntabwo Imana ntabwo Yesu azagaruka batari bumva ubutumwa bwiza babwange. Ariko urubanza be kuzabona ico kwireguza ni Imana ibishaka bundi. Ubu no kuvuga bo muri iki gihe babayeho nkuko abakera bari bazacibwa imanza nkuko abakera mbere ko Yesu bazazicibwa. Oya, ijambo ry'Imana mu Baroma ibice 2 umurongo wa 12 avuga ko abakoze ibyaha bose bataza amategeko bazacirwaho iteka ritanyuze mu mategeko. Ariko abakoze ibyaha baza amategeko bazacirwaho iteka ryayo mategeko. None hari n'abandi babayeho mu gihe amategeko cyagiye ca 5 c'amategeko cyari kibaze kurangira, tugeze mu gihe cy'ubuntu. Ico gihe Imana izareba umutima.
kuko Yesu Kristo amaze kubumbira ari amategeko yose 10 mu mategeko abiri ijambo ry'Imana mu kuva igice cya 20 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 17 bavuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo kibajwe, ntukavugire izina ry'Uwiteka ubusa, wibuke kweza umunsi w'isabato, ubahe so na nyoko, ntukice, ntukasambane, ntukibe, ntugashinje mugenzi wawe inyuma, ntukifuze inzu ya mugenzi wawe. Ni amategeko 10 yahawe Yesu Kristo ro mu gihe cy'ubuntu ayabumbira mu mategeko abiri. Ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubugingo bwawe bwose, ukurera mugenzi wawe kuko wikunda. Birahinduka noneho rero babandi bakurikiye Kristo mu gihe cy'ubuntu, amategeko amaze gusohoza amasezerano yayo, abo ngabo Imana izareba uburyo bizeye Kristo. Pastor rero niba ibyo ngibyo amadini y'ikigereka myita amadini menshi yose nta namwe asohoza amategeko yose uko yakabaye, kuko usanga hari nka bamwe n'urugero bubahiriza niba bavuze ngo itegeko ry'isabato, niyo wakora ibindi byose ariko iry'isabato ukaryica, niryo bareba cyane. Nshaka kuvuga ko ayo mategeko ko ari 10 yabumbiye muri iyo ukunze Imana ubahiriza n'ibyitegeka, iyo ukunze mugenzi ubahiriza n'ikimureba. Noneho hari ubumwe bw'abantu n'Imana bita relation verticale, hakaba n'ubumwe bw'abantu n'abantu relation horizontale. Nuvuga ngo ijya jambo ry'Imana ravuga ngo umuntu nabesha ngo akunda Imana ariko atabanje gukunda mugenzi we ari kumwe, azaba baye umunyabinyoma kaza abazaba yise n'Imana inyabinyoma. Ko ntabwo akunda Imana utareba wumva gusa mu bitekerezo, udakunda mugenzi wawe ureba musangira musa, uri kubesha ngo abantu. Sibyo biri hose. Abantu barasenga ari benshi ariko ikizakugaragaza ko badakundana ni ikibazo kibaye kumwe muri bo cyane. Kandi ikibazo cakabaye kuri umwe kuko gifasha urugingo rw'umubiri wa Kristo. Yesu akaba umutwe w'itorero, cakagombye gusangirwa, caba ari cyo kurwanya bakakirwaniriza hamwe. Ariko noneho siko biri, abantu bakunda Imana cyane noneho ntibakundane. Bigaragara ko nuko gukunda Imana ari ikinyoma, kubera ko gukunda Imana mu by'ukuri ntabwo biragusaba imbuto. Kuko gukunda Imana uyikundisha umutima wawe ntiravuga ngo ngaburira, ariko yirengagiza mugenzi we basengana akavuga ati nimwitaho cyane, birasaba ko nita no ku bibazo bye. Ariko Imana kuko itagira ibibazo yogiye kuyikunda ni byimazeyo ko ntashizansaba. Ubundi muri Yobu igice cya 35 umurongo wa 6 kugeza kwa 7 haravuga ngo niba warakoze ibyaha bikaruta n'umusenyi wo ku nyanja wayitwaye iki? Niba warakoze neza ugakiranuka bihagije wayihaye iki? Nuvuga ngo ibyaha by'abantu ntaco bitwara Imana. Irabanga gusa muyicumuraho ariko ntabwo igabanuka ubumana bwayo. Ni byiza mukora ntaco biyongerera kuko ibirutu ubwiza. Ibyo mwakora byose ari byiza, ntabwo Imana byagira ico biyongerera ku bwiza bwayo kuko irabiruta. None iri bibi kuko itegerwa n'ikibi mubikoze rimwe byagarukira ariko ntibizagera ku Mana. None rero abantu usanga badakundana ahubwo bakashaka kwerekana ko bakunze Imana. Ntasibe mu rusengero, urumva na rimwe korale ntayisibe na rimwe ivuga butumwa akarikora agakubura urusengero, ariko ugasanga yaje gukora isuku ku rusengero atavugana n'umuturanyi we kandi banasingana. Icyo rero ni ikibazo gikomeye, ariko ngo ibi bizerekana ko ari iminsi y'imperuka yo kugaruka abantu bazuzura ntibazumvikana, yemwe bigere no mu bavukana ntibazakunda babo, bigere no mu babyeyi n'abana ntibazubaha ababyeyi. Ariko iki kimenyetso banga ubutumwa bwiza buzabanze bugere mu nguni z'isi. Abantu barabakwiriye kucita bakareba ubutumwa bwiza bwageze mu Buhindi, bageze mu Buyapani, bageze mu Bushinwa neza, cyangwa bagumva kuri YouTube bakabumva wenda kuri YouTube barabwumva. Ariko bwageze hose ko no Isirayeli yose tarabwakira, ko batafite n'umudendezo wo kubakandagira hose. Abantu baje bibaza noneho ikoranabuhanga ntabwo rihagije ryo kuvuga ubutumwa ngo bwinjire mu nguni zose, kuko benshi ntibashaka kubyumva no kubifungura. Yumvise ngo ni ibyi predication ni Bibiliya barafunga. Abo rero bisaba ngo hagere umuntu. Ubwo ngiye numvaga ko hagera, numvaga niba na YouTube ihageze ubwo numva ngiye baba buhageze. Ariko ikoranabuhanga ntabwo ryari ryarangira hose kuko hari amashamba
tuvuge nka Kongo ahadatuwe amashamba ku inshuro 32 u Rwanda aho hantu hose se babona umunarahe babona televiziyo he haracahari kandi ibihugu bifite amashamba nk'aya Kongo birahari ni byinshi ayo mashamba ariko akabamwe abantu basa n'impunyu bambara ubusa abandi bakambara ibindo abo bose n'abantu n'abantu bazaba ubwoko bw'Imana kugira ngo batazabona ico kwireguza abantu barekeye kubageraho ariko ikibazo hubwo usanga abantu bahamagaye kwamamaza ubutumwa bwiza ngo bigere hose aho bukwiye kugera ahubwo birunda mu rusengero bandi bashaka gusohoka kubera mu rusengero hari amafaranga ntawo kugenda ngo bujane mu Bushinwa ntawo kugenda ngo bujane mu Buhindi bari bakwiriye kubaka izina ry'ivuga butumwa wa wundi ushoboye kuvuga bakamwishurira akaja kubuvuga mu Buhindi bakamwishura akaja kubuvuga mu Buyapani bakareba ibizamutunga haba no kurenganywa Yesu yarabisezeranye ngo bazabarenganya ibyo byo ntabwo ari ikibazo abazavuga Yesu by'ukuri bose benshi bazarenganwa ntabwo ari cyo cyatuma umuntu ataja mu Buyapani ariko usanga nk'abantu bazi kuvuga ijambo ry'Imana ari batandatu bose bicaye ku ruhimbi rumwe kandi harabwiriza umwe aba bantu baje gukora iki ntabwo bazi ko ari ubutumwa bwiza butarakandagira ntabwo babizi none si gahunda y'itorero niyo kwicara mu rusengero gahunda y'itorero niyo kwamamaza ubutumwa bwiza ahubwo bakagaza itorero bakarikwirakwiza ku isi no pastor bwo rero njye hari ikintu ndi kumva aho ngaho ubwo nukuvuga ngo abantu bahora bajya kwatendinga mu rusengero buri gihe umwaka umwe imyaka 10 imyaka 20 aho raza gutegereza pastor icyamubwira ubwo nubuyobe bari bakwiriye gukora gahunda yo kwamamaza abantu ubwo bagasohoka birabyo kwirunda hamwe buri gihe ntabwo ari icaha ku Mana ariko nibakore yose niba igihe cy'intumwa ari ugusohora abantu bakagenda bakaja kwamamaza utubwiza mu mahanga noneho hakaba n'igihe cy'ubushumba bw'itorero itorero rigomba kubaho giraho ribarizwa bagaterana nibyo ariko bakagira abantu nka 40 bohereje mu mahanga bakwirakwije kugira ngo bwa butumwa bwiza be kubwicaranaho gusa ahubwo bigire mu mahanga yose byatorero noneho rero nirifata umwanya muremure wo kuba ku rusengero ruhenze gusa ahubwo bagafata n'amafaranga yo kohereza wa muvuga butumwa aja mu mahanga kugira ngo cyasezerano ry'Imana ngo ubutumwa bwiza buzabanza bwamamazwe mu mahanga yose kugira ngo bibe ikimenyetso he kugira uzagira icyo kwireguza bavuge ngo ntabwo yabayenje ntabwo byangezeho pastor niba ari byo ko numva none amadini ahubwo yaba ari antikristo ahubwo none numvise yuko n'abantu bagiye kujya kuvuga ubutumwa ku giti cye cy'umuntu akajya gusaba uburenganzira itorero nabyo njye numva ari gihe bibi ikibazo bari bakwiriye gukora iyo gahunda atabisabye ahubwo bakamuha n'itike ahubwo yo kumujyana n'ibizamutunga iyo gahunda atabisabye kuko ni gahunda y'itorero gahunda yo gukwirakwiza amatorero gahunda apostolique ni inshingano y'itorero bakwiriye kumenya ngo turagwiriye hano ariko si kugwiza hano nico Imana ishaka gusa ko tutari muri Zimbabwe ko tutari muri Nigeria ko tutari muri Ethiopia ubwo turi gukora iki nta bandi bazi kuvuga ijambo ry'Imana numwe gusa uri ku rusengero ku buryo hatagira abandi basohokana ubutumwa bwiza ngo bishurirwe n'itorero bagende kugira ngo kino kimenyetso bango ubutumwa bwiza bubanze bukandagire mu nguni zose bibi kimenyetso he kugira uzabona ico kwireguza neze pastor nanjye nawe kanibaza ikibazo ubwo noneho wa muntu uhagurutse mu rusengero akimwe uburenganzira wenda n'umupasiteri n'umushumba runaka akifata akagenda wenda niba agiye muri Zambia n'urugero akababwiriza nta burenganzira afite bwo kuba yahashinga itorero atagiye gusaba uburenganzira andi yaturutse hari igihe banga bamwima uburenganzira amakosa aba hose amakosa bakubashikeneye kuvuga ubutumwa akaba no kubohereza abavuga butumwa ashobora gushaka kuja kuvuga ubutumwa adafite ubuhamya bwiza bakamwima koko icyemezo ariko itorero ntabwo ribuze abafite ubuhamya bwiza ngo ribatoze noneho ribohereze kuko itegeko ry'Imana bisaba kugira ngo niba ugiye kuvuga ubutumwa bwiza mu mahanga ubugira itorero uturukaho ntabwo bibujije kukijijwe yatanga ubutumwa ariko ibyiza nuko iyo ufite aho usengera waje kuvuga ubutumwa ufite icyemezo ibyo ni byiza ni gahunda y'itorero hano mu itorero ryo Antiochia gahunda irahari abaje kuvuga ubutumwa babanzaga gusenga ndetse bakareba n'ibyo uzahura nabyo mu rugendo bakabyerekwa
no mwiyereka batazahura n'intambara, azahura n'abanzi, azahura n'inzitane runaka, kuko bafashe umwanya uhagije wo gusenga, bakiga no finance, uzafinanswa nande, ninde uzatanga amafaranga, bakacigaho bakakohereza. Ni byiza atari umuntu uhagurutse ngo agende yita izina ry'abo bantu kandi batamwohereje, kuko hari n'ubesha ngo nibo bamwohereje kandi atanabasengera. Mu cyo naco carabaye. Ibyiza rero nuko haba inama yitorero bakamenya ngo barohereza andi, ariko kuri yakwicara nabwo ntihaba inama yo kugira abo bohereza bahagaritse umurimo nawo bivuga. Ubwo ngubwo zumva ko ashobora kuba ikibazo, hakaba hari abantu babirebera mu kuba itorero wenda mvuga naryita nkaho ryayobye, rikaba ryicara rikigisha abakristo rifite, rigashaka kongera abo rifite muri icyo gihugu gusa kuko ari zo nyungu riri kubona, rikavuga ati n'ubundi kujya hanze kujya gushyiramo amafaranga igihe nta nyobozi hari yo kuza gukora icyo kintu. Noneho umuntu akazareba we arebeye navuga wenda mu ijisho ry'Imana akavuga ati ubutumwa bwakwiye kuba bujya no muri Zambia, yakicaza abantu wenda yabibabwira bakumva yuko bazafinansamo amafaranga ntibamwumve. Ubwo umuntu yakora iki? Ubundi hari muri Timoteyo 2:3 kugeza ku 5 havuga ko bazakunda impiya cyane. N'ubangwa kenshi igituma iyo nzira yo kurema ivuga butumwa risohoka idakunda kuboneka nuko isaba amafaranga kandi n'abagize itorero bayakeneye. Icyo kibazo ubwo rero buryo umuntu ukorera Imana by'ukuri yarakwiriye kugira imitungo ye, ubundi y'Imana ikaza ari nk'umugisha. Ariko niba ariho nawe uteze amaramuko kuri uwo murimo w'Imana ntuzemera kwagira ikigabanuka ko nawe nicyo kigutunze. Kandi ibyo kuvuga ngo abo mu Bushinwa se bumvise ubutumwa uzagaragaza ko bitakureba, ariko imbere y'Imana birakureba. Ko ntaco kwireguza kuvuga ngo mu Bushinwa nayi kure mwateranya amafaranga yubatse urusengero ntiyageze umuntu mu Bushinwa kandi akavuga ubutumwa bwiza abantu bakihana, kandi umutima wizeye uruta inyubako y'amabuye. Ariko kuko ku nyubako y'amabuye ariho benshi bakurira ubuzima, batinya kuhahungabanya, bikagaragara nkaho gukwirakwiza amatorero byahagaze. Ariko ni muri gahunda ya Yesu Kristo gukwirakwiza amatorero. Nizo mpamvu yavuze ngo bamwe ibahamagara kuba intumwa zayo, abandi bahamagara kuba abahanuzi, abandi bahamagara kuba bavuga ubutumwa bwiza, abandi bahamagara kuba abashumba, abandi bahamagara kuba bigisha, kugira ngo abo bose batunganiriza hamwe umurimo mwiza wo kugabura no gukomeza umurimo wa Kristo bose bakore. Ubwo rero ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu abantu bazakunda amafaranga. Ariko noneho hari ikindi cya kabiri kitaraboneka. Icyambere nuko butaragera mu ngundi zose kugeza uyu munsi wa none. Kubera itumanaho ntabwo rihagije kuko hose ritahagera. Icya kabiri nukuvuga ngo nta gahe k'amahoro kari kabera rimwe ku isi ngo abantu bavuge ngo kuki bitabaye kuva kera. Hariya mu Batesaloniki ba mbere igice cya 5 ari amagambo atubwira ngo Abatesaloniki ba mbere 5. Dukomeze kwibutsa abantu ko turi ku ngingo ya 4. Turi ku ngingo ya 4 y'ibimenyetso. Hano haravuga Abatesaloniki ba mbere 5 umurongo wa mbere kugeza umurongo wa 4 haravuga ngo ariko bene data iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro. Ubwo bazavuga bati ni amahoro nta kibi kiriho, nibwo ahubwo nibwo ahubwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi bazabasha kubirokoka na hato. Igihe bazavuga ngo ni amahoro nta kibi, buriya rero uramurongo wepfo aravuga ngo ariko mwebweho bene data ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubatungure nk'umujura. Urumva kwitegura ukomeye nuko wakwitegura ku buryo utazatungurwa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo isazaza nk'umujura ku bamwanze cyangwa ku bamwizeye nabi, ariko abamwizeye kuko bagendera ikimenyetso ku kindi hakaba no guhishurirwa ku gihe cy'imperuka gisohoye, ntabwo bazatungura. Zo bavuga ngo ariko mwe bene data ntabwo muri mu mwijima kugira ngo uwo munsi uzabatungure nk'umujura uza nijoro.
abemeye Yesu Kristo ariko batiteguye bazatungurwa, ariko abemeye Yesu Kristo nibarushaho kwitegura bazaba bari mu mucyo, icyo gihe bazabimenya. Ariko ako gahe k'amahoro kazakubitira rimwe ku isi, abantu bavuga ngo kuki bitabaye, nicyo gihe noneho cyo kugaruka c'umwami Yesu kizaba gisohoye. Hano rero iki kimenyetso nacyo ntikiraba. Hamwe haba intambara, ahandi bakavuga bati ni amahoro, ahandi hakaba amakaduruvayo, ahandi bati ni amahoro, ahandi bikaba muhuku, abandi bati ni amahoro. Ariko igihe kazakubitira rimwe, abantu bakavuga bati nibi twashakaga, nibwo gutungurwa kuzaba kugeze. None ikimenyetso hariya muri Matayo hariya turi gusoma, kindi gisigaye kiri muri Matayo 24 umurongo wa 32, haravuga ngo murebe ku mutini, nicyo cyitegererezo, ishami ryaho iyo ritoshe ibibabi bikamera, mumenya yuko igihe cy'imperuka kiri bugufi. Igiti cy'umutini, bavuze ngo murebere ku mutini. Umutini urushanya Isirayeli bavuye mu bunyage, bavuye iyo bari baratataniye Titusi amaze gusenya rwa rusengero rwa Yerusalemu, na Yerusalemu ubwayo baratatanye mu mahanga yose. Ariko kuko byari byarahanuwe ngo nimubone umutini amashami yayo, amashami nabakomoka ku Bisirayeli basenyeye Yerusalemu, nukuvuga ngo batangiye gutahuka ngo bubake Isirayeli nca. Baratahutse rero nyuma yo kugira ngo bicirwe mu Budage, habaye ikintu cyitwa genocide y'Abadage ku Bayuda. Noneho rero batanga itegeko yitwa mouvement sioniste kugira ngo batahuke bagarukiyeho kuko bafite igihugu. Batangiye gutahuka muri 48 niho Isirayeli yabonye ubwigenge. Icyo gihe wa mutini uburashibutse. Ubwo noneho rero kuko Abisirayeli bafite amasezerano yo kuzongera kuzashira urusengero, hari umusigiti habaga urusengero n'ubundi bwa Herode yabubakiye, ariko urusengero rwa Salomo rwasenywe, hakubaka urwa Zerubabeli na Nehemiya na Ezira, nakongera hakubaka urwa Herode. Aho hantu Abisirayeli bafite gahunda kuzashira urusengero. Kandi abafite isezerano ry'urusengero rwo ku butaka ni ya Judaisme nakubwiye idini, bananze Yesu ariko bakunda urusengero. Nuvuga ngo bumvaga bakunze Mose, bakumva bakunze Salomo, ariko ibya Yesu ntibabisobanura byumva. Nizo mpamvu bakigendera ku mategeko. Kandi twaratsindishirizwe n'ubuntu buri muri Yesu Kristo kugira ngo Yesu asoze ya mategeko. Ariko bo baracari ku mategeko, ntibaragera kuri Yesu. Rero ryasezerano ryo kuvuga ngo umwana w'inshoreke ntazaraganwa n'umwana w'umugore w'isezerano, bo na n'uyu munsi barayihambiye bavati Abayishimayelite bakomoka kuri Hagayi na Ishimayeli nta burenganzira bagomba kwegera Palestine, iyo ni ya Isaka n'ubutaka bwe. Ariko bakiyagiza ko Aburahamu yari afite abagore 3, Sara, Hagari na Ketura. Nubango urwo rubyaro rwose ni umurima wa se, bagomba kuragwa nka gakondo. Kandi bose poste ubwo abo Imana yavuze ngo yahaye Aburahamu bazambera nk'umurama nk'umusenyi. Muri Aburahamu hari ubwo bahitamo umwana umwe muri bariye, cyangwa niba ari abana bose. Oya, abana urubyaro rwa Aburahamu kubw'amasezerano ni itorero. Ariko urubyaro rwa Aburahamu ku mubiri rukeneye ubutaka bitari mu bugingo. Okay, biratandukanye. Abakeneye ubutaka ntibashana ubutaka bwabo. Twe nabana ba Aburahamu ku masezerano. Ubwo biratandukanye. Abizera bose rero, kuko Aburahamu ari we sekuruza w'abizera, abizera bose ku isi nabana ba Aburahamu kubw'amasezerano. Ariko amasezerano kuko Kristo ari mu rubyaro rwa Aburahamu, nabizera Kristo bazaragwa ayo masezerano muri Aburahamu, ntabwo ari abo b'amadini ngo nuko bizeye. Oya, nigishije kwizera, mvuga ko kwizera gutandukanye. Abizera Kristo nibo bonyine bana ba Aburahamu kubw'amasezerano. Ubwo noneho rero iki ni ikindi kimenyetso, igihe noneho cyo gushira urusengero rwa Yerusalemu, Bibiliya yemera ko bizaba. Ariko uko kuba ntibizashoboka mu musigiti gihari. Ubwo nizo mpamvu bizasaba intambara, bamwe bayishushanya ngo niho hazatangiriye Harimagedone, kuko Abisirayeli nibamara kwisuganya bamaze gutunganya byose ibikoresho ko byatangiye kuza.
nibamara kuzuza ibikoresho bagiye gufata gahunda yo gusenya umusigiti ngo hazamura urusengero, ntabwo nabari abazarekura umusigiti yabo, nabo bakunda Imana yabo bayiyuriye mu musigiti. Ubwo rero bazarwana, habe kumarana kw'abantu, noneho habe gushigikirana nka kuriya twavugaga, abakunda ba Ishibayelite baje inyuma yabo, abakunda aba Isaka baje inyuma yabo. Yarwa rugamba noneho ruremera aho ngaho Yerusalemu, nizo mpamvu bavuga Imegido, hari Magedone, hari ni intambara mu gihe burayo. Imegido ni nyuma y'inkike za Yerusalemu, ko intambara izarangiza isi ntabwo izaturuka handi, ni hariya ku nkike za Yerusalemu. Mu mugambi wo kugira ngo ryasezerano ry'abakomoka kuri Isaka risohore. Uyu mutini rero ni ikimenyetso ca gatatu kigaragaza ko Yesu ari bugufi ariko ataraza. Nubango no gutegereza ngo ese ubutumwa bwiza bwageze mu nguni. Ese hari agaheka moro kakubitiye rimwe ku isi. Ese kira giti cy'uramutini agaheka amahoro kazakubitira rimwe ku isi bikabera. Uko gaheka sobanuye ngo hazaba amahoro gusa, abantu se bari kurwana bashaka amahoro. Niwumva ibihugu by'ibihanganye bihanganye na amahoro burya. Ubwo icyo gihe nta ntambara izaba ihari avuga Satana zakababeshesha kugira ngo batungurwe, kuko kazaba ari aka Satani. Ntabwo ari amahoro ya Kristo, kuko amahoro ya Kristo ntaratwo dushobora gutungurwa. Ahubwo amahoro y'abantu niyo atuma dutungurwa, kuko Kristo yavuze ngo mbasigiye amahoro, ariko nge sinyatanga nk'abisi. Nge ntanga amahoro y'iteka ryose, ariko abisi batanga amahoro y'igihe gito. Muri Yohana igice cya 14 ku murongo waho wa 27, mbasigiye amahoro. Noneho rero amahoro ya Kristo ntabwo ari ayo kudutuma dutungurwa. Amahoro ya Kristo ahubwo nayo gutuma twitegura. Ariko ako ngako ko kazaba kazamwe n'umwanzi kugira ngo bagire ngo ibyo bashakaga babigezeho, nta kindi bagikeneye. Abo gupfukama ngo basenge ntibabe bagipfukamye, abo kugira ngo bategereze ntibabe kibitekereza, abaraje. Noneho rero hazaba ibimenyetso bikomeye. Hariya mu Byahishuwe ibice 6 umurongo wa mbere kugera kwa 3 tuhasome twumve n'ibindi bizagaragara. Byahishuwe 6 umurongo waho ni wa mbere turageza ku murongo avuga nuko mbona umwana w'intama amena kimwe muri ibyo bimenyetso 7 bifataniye sha gitabo. Numva kimwe muri bya bizima bine kivugijwe cy'iry'inkuba kiti ngwino. Ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, kandi yicayeho yari afite umuheto, ahabwa ikamba, nuko agenda nesha kandi ngo ahora nesha. Bashaka kwerekana ibyago bizabaho mu gihe cyo kubanziriza kugaruka kwa Yesu. None babyerekana mu shusho y'ifarashi. Habanje ifarashi y'umweru, hakurikiraho ifarashi itukura, hakurikiraho ifarashi y'umukara, hakurikiraho ifarashi y'igitare. Ngo ni ibyago byagaragariraga muri byabara ry'amafarashi bikurikije ikibara ryose risobanura. Ifarashi y'umweru bundi ishushanya Kristo. Hara mu Byahishuwe ibice 19 umurongo wa 11, kuko ugendera kuri ya farashi y'umweru ni Kristo, ariko ahangaha ni Satani ushaka kwigira nka Kristo atariwe. Kuko abantu benshi ngo bazigira nka Kristo, bakora ibitangaza n'ibimenyetso kugira ngo babe itorero, barabye n'intore. Ubwo noneho abo bantu bazigira Kristo nibo baremekanije ya farashi y'umweru. Ijambo ry'Imana bambona ya farashi y'umweru, kandi yicayeho yari afite umuheto mu ntoke. Cya kimenyetso cy'umuheto kuberekwa babona ko atari Kristo, ko Kristo azaje gutabara no gukiza, ntazaje kwica. Ariko ifarashi yari umweru ngo abantu bireshe ngo ni Yesu. Noneho wa muheto wo hejuru ubice batabizi ni uburiganya. Ni ikimenyetso gikomeye ngo hazabanza abantu bazabesha cyane. Na za telefone rero zituma abantu babesha cyane, kubera mama utanarebana. Umubwira ibyo uri gukora atari ibyo uri gukora, umubwira aho uhagaze atari uhagaze. Ibyo bintu rero byatewe imbaraga n'itumanaho ryoroheje ubuzima bw'isi, ariko rirushaho kubegeza inyuma mu byo kwegera Imana, kuko mutari kumwe umubwira icyo ushaka. Kandi uzarebe iyo umuntu yaguhemukiye kuri telefone ntabwo yitaba, ahubwo yandika message.
aravuga ati sinshaka kuvugana nawe kuko narangije kumuhemukira. Iyo umuntu agukunda rero aragusura 100%, ugukunda aragusura nta nubwo agutelefona. Ariko ugukunda 75% aragutelefona. Naho gukunda 50% kwandikira message. Naho gukunda 25% arakubipa. Urumva rero nayo iterambere naryo kuko rizaba mu gihe cyo kubanziriza kugaruka kwa Yesu naryo riri mu bimenyetso, naryo riri muri eschatology, naryo riri muri eschatology kuko abantu bakora ibyaha byinshi mu iterambere kuruta mu gihe kizari cy'iterambere. Urumva none rero hari ibimenyetso mu bantu uko bazitwara, ariko hazaba n'ibimenyetso mu bihugu, mu by'isi, mu butaka cy'imitingito. Ijambo ry'Imana ryo ngo ibishitsi hirya no hino hazaba mitingito, ndetse n'ibyakabaye umugisha Imana yaturemeye nk'izuba n'imvura ntabwo bizongera kuba muri gahunda. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ivubira imvura ababi n'abeza bose bagahabwa umugisha, kandi abagome n'abakiranutsi ikabamurikishiriza izuba. Ariko ntabwo ariko bizongera kuba. Imvura izajiragwa ari umugisha yica abantu. Ubu nta mvura ikigwa amezi 2 batavuze aho yisha abantu. Ntabwo kiri wa mugisha, nico kiri mu bimenyetso bigaragara icyakabaye umugisha kuko kiri kuza cica abantu. Abantu bakeneye imvura koko, kandi igiye kugwa kugira ngo ihembure imyaka, ariko itembanya amazu n'abantu, kandi siko byahoze. Ese ubwo hari uruhara abantu babigizemo ariko ibyaho ko abantu barushaho kwiyonona, niko n'uburegezi bugabanuka, noneho kugira ngo byabimenyetso bibasohorereho. Ubwo noneho bitandukanye n'iryo hindagurika ry'ikirere twumva ngo kubera imyotsi y'inganda. Imyotsi y'inganda n'ihindagurika ry'ikirere nabyo ni impamvu, ariko ni impamvu y'icyaha. Tuzi ko ibyago ari ingaruka y'icyaha. Ahubwo niyo myotsi nayo ni ingaruka y'icyaha ubwayo. Noneho rero ibikomokaho ntibyabura kuba ingaruka y'icyaha. Bishatse kuvuga abantu bifashe nabi. Ntago ari Imana izange ikora ibyo bintu kugira ngo wenda tuvuge ikandamiza umuntu wa Imana nta gahunda yigeze itegura yo gukandamiza umuntu. Yaturemeye ibyiza gusa duhitamo ibibi. Bya bibi rero nibyo dukuriramo tukarwana ingaruka zabyo. Ariko abafite ubugingo buhoraho nta kibyo bizaba twara kuko baha agaciro ubugingo kurusha umubiri. Kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo muje mutinya bica ubugingo, mwe kuja mutinya abantu baza ngo bakwica umubiri. Ahubwo tinya wica ubugingo, urumva ko ibyo biza ntaco byagutwara. Niba bije bikica umubiri bakagushinga, ubwo wica ubugingo, ariko ufite ubugingo, kwica ubugingo rupanga kwizera. Ikica ubugingo ni cyagukura mu byizera, ariko ikica umubiri ni cyagutera icyuma. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ntimugatinya bica umubiri kuko batagutandukanya n'Imana. Narizo mpamvu Pawulo yavuze ngo byaba intambara, byaba inzara, byaba makuba, byaba icorezo, nta byadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ahubwo ndetse ngo n'urupfu ntabwo byadutandukanya n'urukundo rw'Imana kuko nta bakiranutsi bapfa. Ni Yohana 11:25. Umukiranutsi ko afite ubugingo buhoraho, ibyo gupfaho ni ingaruka y'icyaha, ariko kuraga ubugingo buhoraho ni ukwizera Kristo. Ubwo rero umukiranutsi ntapfa iyo yizeye, ntabwo ababazwa n'abica umubiri. Ni ukuvuga ngo ibimenyetso by'ibisi b'imperuka bishobora kuzira mu butaka, hakaba impinduka z'ibihe, hakaba imvura idasanzwe, hakaba amakuba adasanzwe, kuko intambara twarangije kuyivuga kwizanwa n'abantu. Ariko hariho n'imitingito itazanwa n'abantu, hakaba n'ibirunga byaka biturutse ku bantu. Ibyo nabo ni ibimenyetso byo mu biremwa, mu bindi biremwa by'isi. Noneho rero kuko ibyo bintu biziyongera, n'ikirumbo kizaba, nta nicyo kizatera inzara, ntabwo ubutaka buzongera kwera neza. Ibyo byo biragaragara. Iyo habaye umutingito imyaka irarumba, iyo habaye ibirunga byatse birutse imyaka irarumba. Icyo nacyo ni ikimenyetso kugira ngo byongere ya nzara yavuzwe mu farashi y'umukara, ko ifarashi y'umweru mu buriganya hariya, ifarashi itukura ni intambara, ifarashi y'umukara ni inzara, ifarashi y'igitare ni urupfu. Kuko iyo abantu babeshanye igihe kirekire bisozwa no kurwana, bamara kurwana kuko batari gukora bigasozwa n'inzara. Iyo abantu barwana ntibakora. Nyuma y'intambara igihe cyose haza inzara. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi habaye rumanura. Abanyeshuri bize mu ishuri barayize.
intambara ya Rumanura yaje muri 17 yari ingaruka y'intambara ya mbere y'isi, haza inzara yitwa Rumanura. Ariko intambara ya 45 yatangiye muri 39 kugera 45 yakurikiwe n'inzara yitwa Rudakangwa imisharara mu bice bimwe, ahandi Girahuku mu bindi bice, ahandi Ruzagayura, bayise amazina atandukanye biturutse n'akarere. Ariko buri gihe cyose havuye intambara hakurikiraho inzara, igihe cyose havuye intambara hakurikiraho inzara, igihe cyose havuye intambara hakurikiraho inzara, kandi haba urupfu rwinshi. Kuko indwara ziriyongera, n'inzara ubwayo ni indwara, urumva ko abantu bapfa ari benshi. Ibimenyetso rero bizaba ku bantu kwangana, ariko bibe no ku butaka guhuangana, bibe no ku rumwero w'ubutaka, haze n'ibiza by'imitingito, n'izuba ryakaje ari umugisha kugira ngo rikuze ibimera, riza rizo kubitwika. Icyo gihe haba inzara. None abantu babiye bati ariko ibihe biregereje, abantu ibihe biraruhije, iminsi y'imperuka za bihe biruhije. None byabihe biruje kwari ibi kwabaye inzara, ibintu bigahenda. Muri ubu buryo ikintu cyose kirahenda, ikintu cyose kirahenda, ikintu cyose kirahenda. Ni mu bimenyetso bigaragaza ko twegereje kugaruka kwa Yesu. Bitumariye iki rero? Ntabwo ari ngombwa kubimenya mu mutwe, ahubwo iby'Imana isaba ngo witegure warabyigishijwe. Nubwo waratwiteguye, ukaba ko hari icyo upfa na mugenzi wawe, ukagikuraho, ukareba ko hari ikibazo ufitanye n'Imana, ukagikuraho. Nta wakundana n'Imana adakundagera mugenzi we. Uhera kubaka none ubwami bw'Imana muri bagenzi bawe. Wamara kubwubaka muri bagenzi bawe ukabona kubaka ya relation verticale hamwe n'Imana, ubwo nta muntu ngira icyo mpfa nawe, kandi uwo muntu akaba yaremwe mu ishusho y'Imana, n'Imana nayo ntaco mpfa nayo. Nico biduhesha kumenya. Naho ibiza bizaza bidasanzwe, ubutaka buzavumwa, kuko nyuma y'icyaha ubundi Imana yabwiye Adamu guzana ubutaka kuvumwa. Ariko uko abantu barushaho kwiyongera, ijambo ry'Imana mu Itangiriro 6, ibyaha bigwirana no kwiyongera kw'abantu. Ubwo rero ko ibyaha byongerana no kwira kw'abantu, n'ubutaka nabo buvumwa bukurikije uburemere bw'ibyaha by'abantu. Urumva ko bigendana. Ariko tugacunga ngo ira bimenyetso bitatu bitaraboneka, nimara kuboneka tuzamenye ko igihe cyo kugaruka cy'Umwami Yesu gisohoye. Rero igituma bavuga ngo uhore witeguye, nuko gupfa k'umuntu bitagira itariki. Nta muntu uzigiye azapfira. Noneho rero ugomba kwitegura, ushobora gutegereza uti ubwo ibimenyetso bitatu bisigaye, tube dutuje, tube turuhutse, ariko ukaba ugiye gupfa. Bigatuma none upfa utizera, wari utegereje gukangurwa na bya bimenyetso, nabyo ukabura ributse. Ahubwo ni ukwitegura buri gihe, kuko buri wese atazi igihe azapfira. Imana yacu dusange ibimenyetso bitigirira akamaro cyane, kugira ngo turusheho kwitegura kugaruka k'Umwami Yesu. N'Imana ubwayo ntishaka ko hagira urimbuka, ishaka ko bose bihana bagakira bagakizwa. Niko kwihangana kw'Imana, niwo bwabyo kwihangana kw'Imana. Ntabwo itinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza kuri itinza oya. Mwitegereza yihanganye, idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana bagakizwa. Uwo mugambi w'Imana. Uwo mugambi w'Imana rero abantu bakwiriye kuwishimira, bagategura aho bari hose, kuko batazi igihe Yesu azazira. Itariki ntabwo izwi, ariko ibimenyetso birahari, kandi umukiranutsi gituma adatungurwa nuko ahora yiteguye. Rwaba urupfu ntirumutungure. Bisaba kugira rero ico wigomwa kwitegura kugaruka kwa Yesu kiri hano mu isi. Kuko amafaranga atuma abantu batitegura, kwangana bituma abantu batitegura, ubutunzi bw'isi n'ibihende bituma abantu batitegura. Bisaba kugira ngo hagire kwigomwa, kugira ngo ubashe gutegura kugaruka kwa Yesu Kristo. Ico nsabira bene data rero ni kugira ngo mugendere ku bimenyetso, ariko murusheho kwitegura, kugira ngo buri wese umve ijwi rye uyu munsi wa none ye kwinangira umutima, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Pastor Imana igumugisha. Ndumva wenda n'abantu bazakurikira iki kiganiro bazabona, bazihangana. Hari igihe cyageze amashusho asa nk'ava kubera ikibazo cya tekinike. Gusa turakomeza turavuga ngo reka tubanze dusoze ikigisho, n'ubundi abazaba bari kureba hari ibyo bazaba bari kubona tuzaba turi kubereka.
Pastor wakoze, Imana iguhereze umugisha, ndumva watanga adresse ukanadusengera. Pastor Mpazi Birego, adresse, telefone ya WhatsApp ni 078 666 9 666 nsubirebo 078 666 9 na igendanwa ni 078 3 4 0 078 Imana ibaho umugisha. Ndumva wadusengera dusoza n'ubundi muko. Mana turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Urakoze kutwibutsa uyu munsi wa none kubw'ibimenyetso by'iminsi y'imperuka. Ibimenyetso by'iminsi y'imperuka kubimenya ni byiza kuko bihesha umwana w'umuntu acunguye kwitegura, tukabasha kwitegura tugendeye ku bimenyetso, tukazagaragara tudatsinzwe nugaruka mu bwiza bwawe. Segeye bene data wumva amagambo yawe, abatuye ahatandukanye, kugira ngo barusheho kugendera ku bimenyetso, niko gaciro kabyo. Ntari ukugira ngo tubimenye gusa, ahubwo ni ukugira ngo turusheho kwiboneza kw'ijambo ryawe riravuga ngo uko tuzasa ntabwo kurerekanwa, ariko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kandi ufite ibyo byiringiro yiboneze nk'uko na Kristo yiboneje. Ndagushimiye Mana kuri aha bene data kwiboneza uko bukeye nuko bwije. Ntabwo tuzi umunsi n'igihe, ntabwo tuzi isaha n'umwaka, ariko ijambo riratubwira ngo dore twiteguye kugira ngo tutazatungurwa. Mana ishobora byose, uduhe kuguma mu muco kugira ngo tutazatungurwa nk'aba bandi bazatungurwa nk'aho umujura yabaje nijoro, ahubwo twe tuba abana b'umuco kugira ngo ibimenyetso byose tubirebe, kandi kwitegura kwacu kube kugaragara imbere yawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Pastor akoze n'umubano bakomeza gukora subscribe, like na share kuri Gusenga Everyday kugira ngo bakomeze babone n'ubundi n'ikigisho cya gatanu nacyo tubateganyirije muri no minsi. Murakoze. Gusenga Everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.